Hello my people, ladies and gentlemen. Ni ku munsi w'ejo nibwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga umukino ukomeye cyane yari ifitanye n'ikipe ya Gorilla. Iyo ngiyo yari journée ya 12 mani ishobora byose. Ni umukino wabereye hariya kuri Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Rayon Sport yaje iri bien terminé et compliqué, ku buryo yaje ikagora mu buryo budasanzwe ikipe ya Gorilla. Twari tuziho ubuhanga bukomeye cyane bwo kuba yaragiye itsindamo ndetse n'ikipe ya APR imikino igiye itandukanye, aho ndetse naho baherukira gukina umukino wa nyuma muri iyi Rwanda Premier League muri iyi fazare byaje kurangira rwose ikipe ya Gorilla inganije mu buryo budasubirwaho n'ikipe ya APR Football Club, hanyuma banganya inota rimwe kuri rimwe kuko ama ekipe ku mpande zombi ntayagerageje kwinjiza indi igitego. Ntabwo ari uko rero byaje kuba abigenda kuri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gorilla ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Ikipe ya Rayon Sport byaje gutangira zihatana mu buryo bukomeye cyane. Rutayizamu ukomeye cyane w'ikipe ya Gorilla aza guhusha igitego ari kumwe n'umuzamu barebana imbona nkubone amaso ku maso. Ikipe ya Rayon Sport ikimara kubona ko ikipe ya Gorilla ishatse kuyiganza cyane ko ikipe ya Gorilla yari yatangiye yataka mu buryo bukomeye cyane, ikipe ya Rayon Sport ihita nayo ikupa icyo bita trajectoire, ihindura imikinire kuko umutoza Romami Marcel yari yamaze gutangira kubona uburyo ikipe ya Gorilla itangiye kubataka naho yari itangiye kugenda inyuza imipira. Hanyuma rero byabasabye iminota 10 yonyine kuba bahinduye umukino, batangira kwataka mu buryo bukomeye cyane ikipe ya Gorilla Football Club. Hanyuma rero mu minota nka 20 igice cya mbere cy'umukino, uyu musore ukomeye cyane witwa Meri Bayisenge yaje gutera kufra nziza cyane y'inzira mugozi igenda parireri iromberereje, hanyuma ihita yinjira mu izamu direct. Mani ishobora byose igitego cya mbere cy'ikipe ya Murera kiba kigiyemo ku makosa akomeye cyane y'abadefenseri b'ikipe ya Gorilla ndetse no guhagarara nabi cyane k'umuzamu, cyane ko umuzamu wa Gorilla wari wafashe ku munsi w'ejo ari umuzamu usimbura. Biza kurangira rero ikipe ya Rayon Sport iteretsemo igitego cyayo cya mbere, ibintu biza kuba bimeze neza cyane ari urucabana. Mu gice cya kabiri cy'umukino ikipe ya Gorilla yaje kwikora mu mitana. Oya, ni igice cya mbere. Mu gice cya mbere mu minota isatiri ya nyuma ikipe ya Gorilla yaje rwose kwikora mu mitana, nayo yibwira abatanazi. Umusore nimero 10 uca ku ruhande rw'iburyo aza kuzamuka cenga mu buryo bukomeye cyane n'umukinnyi ukinisha imoso aza kubarambika igitego cyiza cya mbere cy'umukino. Cyarangiye ama ekipe ku mpande zombi anganya igitego 1-1. Hanyuma abaza kuza mu gice cya kabiri cy'umukino, aho noneho ikipe ya Rayon Sport bigaragare ko yaba umutoza Romami Marcel wari umaze iminsi atoza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'umutoza mukuru kuko yari yamaze kuhagera. Mbibutsa ko yari yahageze muri icyo gitondo, nibwo bamufashe ku kibuga cy'indege bamujyana hagomba kuba. Ahita rero ku isaha 9 za kuri Kigali Pele kugira ngo aze kureba uburyo ikipe ya Rayon Sport ireponda. Hanyuma yaje kwinjirana muri vestiaire n'abakinnyi, birashoboka ko hari ikintu ashobora kuba yarababwiye. Hanyuma igice cya kabiri cy'umukino ikipe ya Rayon Sport yagarutse noneho iri hejuru ndetse ikina mu buryo budasanzwe, hahandi yaje ikibuga yagihengetse. Ikipe ya Gorilla itangira kugenda irya amashoti n'amacenga biteye ubwoba kuko yari yayikubiye mu gatebo kamwe. Muzi gukubira mu gatebo kamwe no gufata ikipe ukayicira umurongo wa wundi ugabanya ikibuga mo kabiri, ukababwira uti defense yanjye ni hani hagarara nta uri burengaha. Ikipe ya Gorilla bayotsa umuriro biza kurangira banayikubisa igitego cya kabiri, ari nacyo cyahesheje insinzi ndetse n'amanota 3 ikipe ya Rayon Sport. Ugiye kureba rero mu mikinire y'abakinnyi wakwibaza uti ese ku iki kipe ya Rayon Sport yitwaye neza kuri Musanze ariko ikaza igatsindwa umukino ukurikiyeho, yagira hano kuri Gorilla nayo ikitwara neza, ese niki kiba biba byagenze gute? Umutoza Haruna Feruzi hari ahantu yagiye agira ubwoba ndetse no gufata ibyemezo bigiye bidasanzwe, kuko urebye uyu Romami Marcel impinduka yari yakoze muri 11 ziteye ubwoba. Wareba gukabona ikipe noneho yaje ari ikipe nshya, yaje ari ikipe nshya.
ni Idrissa Kuyate wari uri mu izamu, defense irimo Emery Bayisenge ari kumwe na Youssou Diagne. Kabiri yari yazamutseho Nshimirimana Emmanuel Kabang. Hanyuma gatatu hazamukaga umusore witwaga Nijuru Eri. Hagati mu kibuga hari Mediane ya Rishari, Ndayishimiye Rishari ari kumwe na Tony Kitoga, ari kumwe na Ntarindwa Aimable. Wagera imbere mu busatirizi yari yabanjeho rutayizamu ukomeye cyane w'umurundi Asumani Ndikumana, wanakinnye neza cyane nubwo atatsinze igitego, ariko yagize uruhare rukomeye mu kubaka ibitego byatsinzwe byose ku munsi w'ejo, cyane ko yanahushije igitego bana abantu bose bakibaze, nawe biramubabaza cyane rwose, ariko twari twamaze kukibara ko yarekuye rokete iremereye, ayikubita umuzamu arayibogisa, bamukubita ishoti rya kabiri bamusongeza irindi rya gatatu, umupira ubona kuvamo. Aho ngaho cyari igitego rwose Rayon Sport yari yabariye, ariko yamana ikinga akaboko rwose Gorilla hariya iba yarariye bitatu. Hanyuma uruhande rumwe yari yarucishijeho Adama Bagayogo, urundi rwazamukagaho Cindy Paul. Urumva ko ikipe ya Rayon Sport yari yahindutse mu buryo bukomeye cyane, ariko ndetse n'imikino irahinduka, kuko iyo kipe yaraturunye, abantu bose barakangarana, baravuga ati Rayon Sport ntabwo ari yayindi turi kubona yabaye nshya. Biza kurangira rero intsinzi iyitahanye y'amanota 3 rwose, itsinze ibitego byayo 2 byiza by'isuku kuri kimwe cy'ikipe ya Gorilla. Umutoza mukuru rero yari aho muri stade yitegereza umukino, ndetse areba n'uburyo ibintu byari bihagaze, areba uburyo ikipe ya Reponze. Yahise atangaza ko, cyangwa se yahise abwira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport ko akeneye abakinnyi 5, intware 5. Abakinnyi umutoza ari gusaba ntago ari abakinnyi bo kuza gusimbura, ni umukinnyi winjira muri Rayon Sport aje avuga ngo nje gukina mbanza mu kibuga. Urumva ko n'abakinnyi bakomeye cyane ikipe ya Rayon Sport isabwa, biyongera ku bandi bakinnyi bazaza bari kuri kavaringa bahatanira nabo umwanya mu kibuga, barimo nk'uwitwa Guruwari Tambwe Ngongo watangiye n'imyitozo warimo aragenda agaruka rwose, barimo uwitwa Bigirimana Bed uri kwivuza nawe rwose bivugwa ko muri kukwambira arabatangiye imyitozo, barimo uwitwa Foringanye nawe wibereye muri Senegal, ariko araza vuba n'icyumweru kimwe agomba kumara akaza kwataka. Nawe wavuze yuko ashaka kugenda akajya kureba ababyeyi buko bameze nyuma y'igihe kirekire adaherukayo. Aravuga ati nge ningaruka ntago nzatsinda ibitego, atahubwo nzatsinda imvura y'ibitego. 24 natsinze ndi hanze, ngiye kubitsinda ndi mu Rwanda nandika amateka. Uwo ni Foringanye azaba yagarutse, hanyuma biyongere kuri 5 beza ikipe ya Rayon Sport izaba yasinyishije. Mani ishobora byose uyu mutoza yamaze kuvuga ko agendeye kuri karite z'abakinnyi yabonye, nabona 5 beza nta kipe hano mu Rwanda izongera gutsinda Rayon Sport. Reka mbashimire cyane rero mwe twari kumwe. Iyi ngiyi ni Iyacu TV. Icyo usabwa no kuba amaze gukora subscribe, waba utarakora subscribe iki nicyo gihe, uyu ni wo munota wo gukora subscribe, ugakanda share, ugakanda na like, kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5, ariko nanone ukibuka kwemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Umwihariko wacu nuko turekura amakuru aziri mu hano gusesereza, kandi icyo dukora turekura amakuru menshi, hanyuma wowe ukitoreramo akunogeye. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, mukomeze muryoherwe n'iki cyumweru dusatira impera z'umwaka. Mbifuriza n'umwaka mushamuhire uzabagendekere neza, uzababereye uw'amata n'ubuki. Ndabakunda cyane.